twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagawe na Nyagasani kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri iki cyumweru, icyumweru cy'isakaramento ritagatifu. None tariki 22 Kamena 2025, Nyagasani araduhamagaye agira ngo twite ku byo aduhereza ku isakaramento, umunsi mukuru. Ngaya masomo rero ajye kuduhuza n'ab'ijuru, maze twegera Imana kandi tuyegereza abandi buri munsi. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 14 umurongo wa 18 kugeza kwa 20. Aburahamu ubwo yahindukiraga amaze gutsinda abami 4, Melikisedeki umwami wa Salemu azana umugati na divayi. Yari umuherezabitambo w'Imana isumba byose. Asabira Aburahamu umugisha avuga ati, Aburahamu nagira umugisha w'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, kandi hasinzwe Imana isumba byose yashyize abanzi bawe mu maboko yawe. Nuko Aburahamu amutura igice cya 10 kuri byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 110. Uri umuherezabitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Uhoraho yabwiye umutegetsi wanjye ati, icara iburyo bwanjye kugeza igihe abanzi bawe mbagira umusego w'ibirenge byawe. Inkoni yawe y'ubutegetsi yuje ububasha. Uhoraho azayirimbura igere kure uhereye i Siyoni. Ganza ugenge abanzi bagukikije. Wahawe ubutware kuva ukivuka, wimikwa ku misozi mitagatifu, mbese nk'urume rutonda mu museke, uko niko nakwibyariye. Uhoraho yarabirahiriye kandi ntazisubiraho na gato ati, uri umuherezabitambo iteka ryose ku buryo bwa Melikisedeki. Uri umuherezabitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Isomo rya kabiri y'umura ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 11 umurongo 23 kugeza kwa 26. Bavandimwe, ngewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani, bikaba ari byo nabagejejeho. Nyagasani Yezu ari butangwe yafashe umugati, amaze gushimira arawumanyura avuga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro agenzereza cyo avuga ati, iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mubikora namwe, kandi igihe cyose muyinywereyeho bibe urwibutso rwanjye. Kuko igihe cyose muri uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro, mwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 9 umurongo wa 11 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga imbaga y'abantu iby'ingoma y'Imana kandi akiza abari babikeneye. Umunsi uciye ikibu, ba 12 baramwegera baramubwira bati, sezera abantu bajye mu nsisiro no mu ngo ziri hafi aha, bashaka icumbi n'icyo barya, kuko haturi ari ku butayu. Maze arababwira ati, mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Baramusubiza bati, nta kintu dufite kitari imigati 5 n'amafi 2 gusa, keretse ahari twebwe ubwacu twajya kubagurira icyo kurya. Koko hari abagabo bageze nko ku 5,000. Yesu abwira abigishwa bati, nimubicaze mu dutsiko tw'abantu nka 50. Babigenza batyo, barabicaza bose. Nuko afata ya migati 5 na ya mafi 2, areba ku ijuru, abivugiraho amagambo y'umugisha, hanyuma arabimanyura, abiha abigishwa be kugira ngo babihereze abantu baraho. Bararya bose barahaga, barundarundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Turi mu byishimo bikomeye cyane kuri iki cyumweru, icyumweru cy'isakaramento, umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Buri wese rero aze gutekereza ku gaciro ahereza misa, kuko misa n'ubundi yitwa Ukarisiya, gushimira Imana. Nawe nanjye twongere turebe igihe dusenga, uko dusangira, uko tubanye, maze tubyerekeze kuri iri sakaramento y'uno munsi, kugira ngo Nyagasani wadutoye akadutuma arusha no kudutunga buri munsi. Uyu munsi wita mu Gifaransa Fête Dieu, bishatse kuvuga Imana yakoze ibirori, Imana yakoze umunsi mukuru. Turabizi mu muco wacu
ndetse n'ahandi henshi, iyo umuntu agiye gukora ibirori, ibyo birori kugira ngo bigende neza, umva hari ibintu bitaburamo. Ntabwo haburamo gutondagura ibihekane bibiri, bya bihekane byorohera abantu gutondagura byitwa ngo ndya ndetse na nywa. Ibyo bihekane uzi kubivuga mubyeyi, uzi kubitondagura. Ubwo bukwe tugomba kugira. Imana nayo ikora ibishoboka byose kugira ngo dukorere umunsi mukuru. Rero twitabire umunsi mukuru w'Imana, buri wese yambare neza. Noneho birakomeye, birakaze, tugiye umunsi mukuru w'Imana uno munsi, twambare neza kandi turusheho kurangwa n'ikinyabupfura, kugira ngo Gasani udusanganira akemera ko twasangira nawe, natwe dusaranganye, twe kuza gucurana. Hari imvugo y'abapagani ivuga iti abasangira ubusa bitana ibisambo. Twebwe rero abakristo cyane cyane kuri umunsi w'isakaramento, uyu mugani turarekeza ku bakristo aho bagira bati abasangiye ubumwe ukarisiya bitwa abakristo. Nawe nanjye tuze gusoza turi abakristo kuri umunsi w'isakaramento, dusoze kutugana Nyagasani koko uko bikwiye. Iki cyumwe ntabwo tuza kwibanda ku myambaro ndetse no kuri ibyo biribwa byose twakenera, ahubwo turaza kwibuzwa ko na duke twineza abantu bashobora gusangira kandi bagahaga bakishima. Dore ko ukarisiya ni sakramento bita mu gifaransa satisfaction, kunyurwa, kwishima. Ntabwo rero umuntu anyurwa n'ingano nyamwinshi y'ibintu afite, ntabwo umuntu anyurwa n'amafaranga menshi afite n'amazu menshi yubatse, ahubwo duke twineza, ubuntu bw'Imana, umunezero uhabwa n'Imana. Aho niho herekeza kunyurwa. Rero isakamento nawe urabizi ko ritanaba ari ryinshi, ntabwo riba ari rinini na gato. Yezu Kristo arimo bya bindi bya Mutagatifu Tomasi wakwina avuga ati no muri ako kamanyu gato Yezu arimo wese, Yezu arimo rwose. Turusheho kubizirikana, turangwa no gusangira uno munsi, duke twineza, Nyagasani arimo. Icy'ingenzi ni ukunyurwa, unyurwe n'ubuzima ufite, unyurwe no kubayeho, unyurwe n'Imana buri munsi. Turaza kubona ko iyo abantu bicaye hamwe babona ibisubizo nta kibananira. Abagiye inama Imana irabasanga. Gushyira hamwe bwa bumwe nyine buranga abasangiye ukarisiya. Turaza kubona kandi ko iyo utariye urapfa, kubera ko kurya ari igikenerwa kibanze mu buzima. Rero uze kureba uti hari ubu njya ku mubiri gusa cyangwa njya no kuri roho. Roho rero ni ukarisiya, ni impamba nkatwe dusangiye urugendo rwo kujya mu ijuru, impamba y'abagenzi. Ingingo remezo rero idufasha kuza gusangira tugasaranganya iritwa ngo mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Nyagasani akubwira iryo jambo wabigenza ute? Ukurikije amafaranga ufite, ukurikije ububiko bwawe, agakubwira ati wowe ubwawe hereza umuturanyi ibyo kurya, hereza inshuti yawe ibyo kurya, hereza muhereze. Nyagasani abitwibutsa uno munsi ko natwe tugira uruhare mu gukiza abagenzi bacu, mu kagaburira abagenzi bacu. Bya bindi bya Mutagatifu Agusitini wavuze ati Imana yaturemye nta ruhare tubigizemo, ariko mu kujya kuducungura bizagomba uruhare rwawe n'urwa mugenzi wacu mu mukiro wacu. Amen, amen, amen. Mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Turazirikana kuri iyi ngingo yo gusangira mu ngingo zindi eshatu ziza kudufasha neza kwakira iri jambo ry'Imana ndetse no kuricengerwa. Ingingo ya mbere yaza kwitwa gusanganira, ingingo ya kabiri gusangira, ingingo ya gatatu gusaranganya. Izo nshinga twazitondaguye neza, nibo ubwacu tubona uruhare rwacu mu kugira abandi neza, mu kugaburira abandi, mu kugirira abandi ubuntu nk'uko n'Imana yitugirira ubuntu. Dore ko isakamento y'ukarisiya ari ubuntu bw'Imana. Imana yigize umuntu kugira ngo yisanishe n'abantu, isangire n'abantu, ibane n'abantu. Isomo rya mbere twazirikanye ari nayo ngingo ya mbere, harimo iyo nshinga gusanganira. Ubwo twumvise Aburahamu wasanganiwe n'umwami Melikisedeki, Aburahamu maze gutsinda, nuko birangira nyine hajemo gushimira, gusanganira. Gusanganira no kwakira undi ukamwishimira, nk'uko n'Imana nayo itwakira. Yezu umusaseridoti mukuru akatwakira mu gitambo cy'ukarisiya, nuko akadusanganira. Imana itera intambwe 99, twebwe ikadusaba gutera agatambwe kamwe. Cyagihe Imana idusanganira, igihe Imana idusanga bifuza gutwakira, Imana igatwitaho. Umuherezabitambo Melikisedeki arerekeza kuri Yezu Kristo we Mana waturutse mu ijuru, bityo akaza gusanganira kamere yacu, akaza gusangira natwe, akaza kubana natwe. Ngiye na Zaburi y'uno munsi itwerekeza kuri Nyagasani umucunguzi,
mesiya, uri umuherezabitambo iteka ryose, Kristo na nyagasani. Ngaho nyagasani atuganisha wa wundi uturuka mu ijuru, umugati uturutse mu ijuru, kugira ngo tugire ubugingo. Nguwo nyagasani udusanganira, ariko ntabwo dusanganira gusa, arifuza ko twanasangira. Ngiye ukarisiya ni isakamento y'umwami Yezu Kristo ubwo rwose, umubiri we n'amaraso ye mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Amen, amen, amen. Yezu dusanganira kugira ngo dusangire nawe, ariko dukomeze tubane nawe tubishutiye. Ingingo ya kabiri ni ingingo yo gusangira. Twasanganiwe n'Imana, none Imana igiye gusangira natwe. Twebwe abanyabyaha, abanyantege, Imana ifuza gusangira natwe. Ubwo twumvise ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, ibibutsa iremwa ry'Ukarisiya, uko Yezu Kristo yaremye Ukarisiya. Aho ni kuwa kane mutagatifu, ubwo ruhererekane, bagatwibutsa urwibutso, kugira ngo natwe tujye tubikora, tumwibuka, twibuka iryo bero gucungurwa kwacu. Yezu yigize umuntu, Ukarisiya, kugira ngo tubeshweho nawe, dusangire nawe ubuzima bwacu, akemera kuza kugira ngo asebe muri ubu buzima bw'abantu bababaye, bashavuye. Nuko Yezu akaza kugira ngo abitagire, maze tubeshweho na Kristo. Gusangira, hari ivuga iti amaboko atareshya ntaramukanya. Yezu we rero yifuza gusangira natwe, nubwo ari Imana ariko akigira umuntu, gusangira n'abantu. Twongere tuze kureba aho tujya dusangira. Akenshi dukunze gusangira nyine n'aho duhuje amaboko, ariko tukaza kwibagirwa ko n'Imana ubwayo yemeye kumanuka igasangira n'abantu. Nanjye kuvuga insuzugurwa, ariko Imana ikisuzuguza ikamanuka. Twijya gusangira, tubigira urwibutso, bityo tujye twibuka nyagasani wamanutse aje kudusanganira, wamanutse aje gusangira natwe, gusangira n'abandi, abaciye bugufi, abababaye, abashavuye, tukiga gusangira. Ibi biratwerekeza ku ivanjiri uno munsi ko gusangira atari umurundo w'ibintu abantu baba bafite, n'imigati ibiri abantu bashobora kuyisaranganya kandi bigakunda. Nta kindi ivanjiri ishaka kutwerekezaho, nuko iyo abantu bicaye hamwe babona ibisubizo. Turabona abigishwa ba Yezu kuko bafite impungi ati sezerera abantu Yezu, ariko Yezu arabaha igisubizo ati mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Amen, amen, amen. Yezu aratwibutsa ko twebwe ubwacu twicaye twabona ibisubizo. Na niyo mpamvu asabye kubicaza udutsiko tw'abantu 50. Bishatse kuvuga abantu bake bashobora kwicara, babandi tuba mu midugudu, mu miryango remezo, n'ahandi henshi dushobora kwicara bakeya tugakemura ikibazo. Yezu arifuza kudukura mu kigare abantu benshi ahubwo twicaza. Burya iyo abagabo bicaye baricara ikibazo nyine bakaza kugikemura, bake baza kuganisha ku gisubizo cyiza. Natwe dushoboye kwicara twakemura ibibazo byinshi. Impamvu ibibazo biturenze nuko umugabo n'umugore ntibakicara mu rugo rwabo, mu muryango remezo ntitukicarana, na twa tugurupe tundi amatsinda ntitukicarana. Turamutse twicanye twabona ibisubizo. Kwicarana tugakemura ikibazo, tugasaranganya. Ya nshinga ya gatatu, anangingo ya gatatu, gusaranganya. Gusaranganya duke twineza, gusaranganya ibibazo, tugasaranganya n'ibisubizo. Umwe ntiyimundi, umwe ntiyikubire, ngo undi aze kuburara. Mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Iyi vanjiri kandi twerekeza kuri izi ntumwa zaje zitangiye kugira impungenge ziti turarya iki, habe n'akanzi nyano ntako tuza kubona. Ariko Yezu akongera akababwira ati n'ubundi ibyo nimwe muzabigabura, kugeza ubwo abemeje ko duke twineza y'amafi 2 ashobora gukwira imbaga yose. Ntibirangiye se basigaje inkangara 12, 12 berekeza nyine kuri izi ntumwa zigaburira abantu, kugeza nubwo abantu basigaza bakanyurwa. Burya iyo umwana yasigaje n'ikimenyetso kibwira umubyeyi ko umwana yanyuzwe yishimye. Kwishima isakamento y'Ukarisiya niridutera ibyishimo, cyagihe tunyurwa n'ubuzima turimo, cyagihe intumwa z'Imana zitugaburira. Yezu Kristo wigize umuntu akatwitaho agatugaburira. Nyagasani arifuza kutuvana ku mururumba, cyagihe twiheba, cyagihe twifashe amapfubyi turi kwibaza ngo hajya bizagenda bite, hajya nzarya ikijo, ibi byampaza wa mururumba. Bityo tumenye ko isakamento y'Ukarisiya nyine iyo ufite umururumba biragoye kurihabwa. Dusabe inema gutagira umururumba, twakire neza inema za Nyagasani zidufasha gusangira, zidufasha gusanganira abandi, tugasangira n'abandi ndetse tugasaranganya duke twineza. Ukozeho uko twicaranye, buri wese afite uruhare rwe
mu kuzana ibisubizo. Buri wese afite uruhare rwe mu kubera igisubizo mugenzi we. Mwebwe ubwanyu nimuhe ibyo kurya. Ni kangahe wabera umuturanyi igisubizo? Ni kangahe wabera inshuti igisubizo? Ni kangahe mugenzi wawe wabaye wowe ubwawe washyizemo urwawe uruhare kugira ngo ubere igisubizo? Maze Nyagasani nawe arakwibutsa ngo wowe ubwawe muhe ibyo kurya, wowe ubwawe muhe icyo kwambara, wowe ubwawe mufashe, wowe ubwawe mukize. Gira uruhare mu kiro mugenzi wawe. Ngiye gisaka mu Eucharistia iyo tumaze guhabwa Yezu adutuma no ku bandi kugira ngo tumushyire abandi. Nani byo mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati, nuva mu misa bagakubaza ngo kuki none uri kugenda witonze wibombaritse byagenze bite? Uzasubiza uti ndwaye ijuru, ndwaye Imana, ndwaye Kristo. Amen, amen. Iyo umuntu atwaye Kristo rero amushyira abandi nka kurya Bikira Mariya ashyira Kristo Elizabeth. Natwe uyu munsi dusaba gushyira Kristo abandi. Mwebwe ubwanyu nimubahe icyo kurya. Kristo yatugaburiye, aradusaba natwe ngo tugaburire abandi buri munsi. Mubyeyi, fata agatambaro kawe, niba ujya ugira impuhwe, niba ufite umutima mwiza wo gusangira n'abandi, iyi nkuru banze yumve. Hari igihe ushobora kuza gufatwa n'ikiniga ukaba warira nawe bicuze kwihanagura. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore ngo barabanye imyaka ishira ari myinshi batarabona urubyaro. Bariheba bariganyira bikomeye cyane. Ati koko Nyagasani, duhora tugusenga, duhora mu kiliziya, dukora neza n'ibindi byinshi cyane bikora y'urukundo dukora, ariko koko wazaduhaye umwana natwe. Imyaka 20 irirenza, umwaka wa 25 nuko bamaze gukora yubile yo gushyingirwa, isabukuru imyaka 25 bashyingiwe. Nuko gihe kimwe cyiza kugera Embomate, Nyagasani aza kubibuka, baza kubyara umwana. Nangiye kuvuga umwana wo mu zabukuru. Umwana aravuka, Imana ikora igitangaza, Imana ikora imirimo. Wa mwana bakomeza kumwitaho. Nuko gihe kigeze, umwana ageze mu myaka 2, wa mwana atangira kurwara bikomeye cyane, ngo bajya kumuvuza. Aho bamugejeje bikananirana. Nuko ibitaro bikuru bibwiraga ko noneho ari byo rurangiza bigiye kuvura umwana. Babigezemo basuzumye basanga umwana ngo ararwaye ikibyimba cyo mu mutwe. Neza birabayobera. Igihe kirekire urumva bari bakimaze bashakisha urubyaro, bakivuza igihe n'igihe, amafaranga yarabashiranye, narije kuvuga umufuka waratobotse. Babyeyi bakomeza kwibaza ukuntu bazagenda, se uwo mwana koko arwaye bizagenda bite? Ngo bari bababwiye ko ndandi yavuri gusijya mu mahanga bizabasaba gutega indege kugira ngo umwana azakire. Ngana natekereza abyeyi umwana n'ikinege, bizagenda bite ko abyeyi n'ubundi umwana agiye kwitahira? Kubera iki? Nta bushobozi bagifite kugira ngo baze kumuvuza kure. Mu gihe bakomeje kwiheba ndetse no kwiganyira, bibaza uko uyu mwana ubuzima bwe buzarangira, dore ko ngo bari babasabye amadolari agera ku 8,000 byo kugira ngo umwana yibuze. Nibyo byasaba kugira ngo uyu mwana bazarebe ko nyine yagarura gahinge yakira. Abyeyi baricara bariganyira, bibaza ahantu bazakura ubufasha kugira ngo uyu mwana bajye kumuvuza. Nuko ngo umunsi umwe baza kujya mu rusengero bagiye gusenga, batwara na wa mwana. Ngo mu rusengero haba ikibazo gikomeye cyane. Wa mwana hageze bamutwaye mu rusengero, abantu bari bicaranye n'aba babyeyi barabahunga, kubera ko uyu mwana ngo iki gise cyari igeze igihe cyo gutangira kutagira impumuro nziza. Ndi kwinda kuvuga umunuko kugira ngo hatagira abandi akarira. Nuko uyu munuko koko utuma bamwe bahunga uyu mwana. Ngo nuko pasiteri ubonaga uburyo abantu bari kugenda bahunga ahantu bari bicaye, akora attention, atera imbunyigisho kuri wa mwanya. Agiye kureba asanga ari wa mubyeyi ufite umwana koko cyagisebe gifite umwuka mubi, cya kibyimba cyatangiye kugira umwuka mubi. Pasiteri afatwa n'ikiniga, yibaza ukuntu agiye kubigenza. Ngo muri ako kanya ahita afata ijambo, aravuga ati ituro ry'uno munsi turashyigikira uyu mubyeyi urugo kugira ngo bazajye kuvuza uyu mwana mu mahanga. Nuko abakristo bamwe baratangira barujura bati ndetse tujya dutura amadolari arenze 10 ku cyumweru, urabona twabona amadolari 8,000 dute? Nuko akomeza barajura bibaza uburyo koko icyo kintu pasiteri avuze kiza gushoboka. Nuko ngo batambutsa agaseke bagira ngo bature koko, maze bari buryo basanasanira wa mwana ajye kwivuza. Nuko baratangira baratura. Ngo wa mbere aratura ati ngewe nzamuha utwenda azajya ahinduranya. Uwa kabiri ati ngewe nzamuheka ku mugongo
mugeze ku kibuga cy'indege kuko nta bundi bufasha afite. Undi ati njye nzamuha ifunguro ry'iminsi azamarayo ari kwivuza. Nuko haza undi ati njye nzamurihira itike yose y'indege ajya kumuvuza. Undi ati nzishyura 1/10 cy'imiti azakenera. N'abandi ati nanjye nzishyura 1/5 cy'imiti azakenera, nzishyura 1/kangahe cy'imiti azakenera. Nuko buri wose bari bahari mu rusengero, uzi ko byarangiye barengeje ahubwo y'amadolari 8,000 bitewe n'ibyo buri wese yiyemeje. Uko buri wese yagendaga yiyemeza bashyira muri kagaseke kaje kutubuka, abari aho bose barishima cyane icyo gikorwa bakoze, icyo gitangaza kibereye aho muri urwo rusengero. Barishima cyane bose bataha bishimye. Ntuze kwirirwa umbaza uburyo wa mwana yaje gukira, uburyo baje kumujyana bakajya kumuvuza n'uburyo yaje gukira. Ahubwo icyo nshaka gutinda n'uburyo bose batashye bishimye kandi bitunguranye. Ari ababyeyi batashye bishimye, ati koko ufashe nitwari tubwiteze. Ari abaje mu rusengero bose batashye bishimye kuko bari batangiye no kwiga bati koko twakura he ko tusanga dutura amafaranga make, ubu koko dushobora kubonera umuntu amafaranga yajya kumuvuza hanze mu mahanga. None birangiye koko bose batashye bageze gute bishimye. Bari bake b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Icy'ingenzi mu buzima ntago ari umurundo w'ibintu dufite, ahubwo icy'ingenzi duke twineza, gusanganira abandi, gusanya ndetse no gusaranganya. Urakoze pasiteri, ngaho yashaka gutuganisha twega abayobozi, abapasiteri, abashinzwe abandi, abaragira abandi, abashumba, kureba ubushyo, kwita ku bushyo. Twega ubwacu tukivana mu bisubizo byo kwita ku bushyo. Pasiteri, mbega wowe, padiri, masere, frere. Aho nawe ujya wita kubo ushinzwe, ukaba wabasabira. Kubasabira imbere na mbere no kubasabira ku Mana, kubasabira imigisha. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kudufasha kwegeranya Nyagasani no munsi, ndetse no gusangira tugasaranganya. Twego ubwacu tugashakira bagenzi bacu uko babaho imibereho. Icyambere, buriya twicaye muri kiliziya zacu tugafasha umuntu, ibintu byagenda neza. Hari abatishoboye barimo benshi, hari abarwayi barimo, hari abo duturanye batabona aho batura, inzu zibaviraho, ibibazo bafite, abana birukanwa ku ishuri kubera amafaranga y'ishuri, abantu bafite inzara ku buryo inda yafatanye n'umugongo kubera inzara. Abo bose ni twebwe dushinzwe kubitaho, kwita no kuri abo bose tukabakusanyiriza mu tugurupe turimo, mu matsinda turimo, mu masengero, muri kiliziya, connecte, tukabatabariza. Ati mutabare. Bizageza igihe ubufasha, kuko nyine Imana ifasha uyifashije, bityo Imana iduhereza ubufasha bitewe nuko natwe hari uruhare twashyizemo mu gutabara bagenzi bacu aho kubataba. Icya kabiri twazirikana nuko kenshi dukunze kurangwa no gutanga ibibazo gusa. Ati none kuri paruwasi n'umunsi w'ibibazo, kugeza utaho umunsi w'ibisubizo, abantu bicaye bagakemura ikibazo, bakicara ikibazo bakabona igisubizo, bakibonamo igisubizo ubwabo. Mwebwe ubwanyu ni mwishakimo ibisubizo, mwebwe ubwanyu mwiteze ibibazo, mwe kwicara muri kugambana, ahubwo mushaka ibisubizo by'ubuzima bwanyu, ubumwe igihe cyose mwicaye. Icya gatatu twazirikana nuko gutanga ntabwo ari amafaranga gusa dutanga, ahubwo utanga ibyo ukora, imirimo ukora. Icyo uri gukora niyo kizatuma koko ugorora ubutungane bwawe, ukabeshaho abandi. Umurimo ukora, ibyo ushinzwe, icy'ingenzi ntabwo ari umurundo, ahubwo umutima mwiza. Umutima mwiza ugaburira abandi, umutima mwiza witangira abandi. Ibyo bituma buri wese anyurwa, kuko isaka mu y'Ukaristiya ari ukunyurwa no duke twineza. Umutima mwiza. Uyu munsi twige gusanganira abandi, dusangire n'abandi, dusaranganye n'abandi, duke twineza. Hari umuntu duturanye ubabaye, abo tubana batishoboye, babandi bene ngofero, abuzukuru ba Rushati, abo bose ni twebwe dufite inshingano yo kubatabara, kubaha icyo kurya, kubaha icyo bambara, kubabeshaho. Uko Yezu nawe aza kugira ngo atwibutse izo nshingano dufite, nk'utwitangira agatwitaho buri munsi. Mugire umunsi mukuru mwiza w'isakamento ritagatifu. Dukomeze dusangire na Kristo buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Mukoladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.